Nyagasani Yezu Kristo, turagushimira kuko ibyo byose wabisha abakomeye n'abanyabwenge ukabishura abaciye bugufi. Turagukuza muremyi wa byose, mugenga wa byose, iboneka n'ibitaboneka. Nyagasani Yezu, abamarayika mu ijuru barakuramya, n'abatagatifu mu bwami bwawe baragusingiza. Utambutse ku rubwenge bwacu, nyamara n'uturi hafi ukaduhumuriza, ukanatwizeza. Uradukunda byimazeyo, uri umushumba utatuzimiza. Uduhora wawe akatumurikira agasusurutsa imitima yacu, tugakunda tugakurangamira. We Mana y'ukuri, Imana ikwiye kuratwa no gukundwa, Imana ikwiye gusingizwa no gushimirwa. Nyagasani Yezu Kristo, singizwa ko wadutuye imbere y'igihe ngo uzatugabire ubugingo bw'iteka. Singizwa ko wumva amasengesho yacu ukaduha n'ibidukiza byose. Singizwa ubugwaneza bwawe n'impuhwe uhora utugirira. Twakwitura icyuhora ibyiza byose dukesha ubuntu bwawe. Fatanyije amajwi yacu n'abamarayika tuvuga tuti: uri nyir'ubutagatifu, Imana y'ingabo, ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe, habwa impundu mu ijuru.